ya nuko tugatangira bimeze bite nakubwiye ngo muri ukumvisha ari nkore neza bandebereho jya umenya ko hagiye gushya kaboyi ibundi arasamye waba warabuze ugufasha mu buvuzi bwa kinyarwanda gana muganga gakondo agufashe afasha abantu benshi kurokoka urupfu ndetse n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kuko bagize amahitamo meza bakongera kubaho neza ubuzima kandi buzira umuze. Muganga gakondo afasha abantu bose gutandukana n'indwara zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, nyabingi, ibihato, ibitegano, ibihuhirano, inyatsi ndetse n'igicuri, hakiyongeraho n'amarozi y'ibigaburano. Akarusho kandi ku ndwara nk'umwijima, impyiko, igifu, kunanirwa gutera akabariro ku bashakanye ndetse n'indwara nka rubagimpande. Abafite ibyo bibazo bose muganga gakondo bakoraho rikaka. Kubifuza ubutunzi namwe ndetse n'uruhereko ni mugane muganga gakondo kuko mwe mwashyizwe igorora. Kubatuye mahanga namwe igisubizo cyabonetse mwashyizwe igorora. Amamvu yo gusiragira mu gahangayika mwibaza uko ubuvuzi bwabageraho kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu ndetse na serivisi zose muganga gakondo atanga. Bimeze biti sibyo nuko dutangiye kana kagize gutya kuri kana kaza gupfuka ikigabo ese nanjye nitwara neza nkuriya mwana muzanyemerera njye kureba mama wanjye nakana tukwemerera arababara kwa kundi nyine uba warakaye uvuga ati ndatwite mama yise akubita puberi umugeri uyu mwana avutse rero bahita bamwita puberi niko kazina baye niko kamwita ese uterwa isoni no kwemera kunzi abantu bose bajya bigira nkaho batanzi urabizi iyo usa nabi uri umuntu nyine utameze neza muri sosiyete abantu barakwihakana tuwo muntu ntago muzi none Sarafati ntago muzi wapi nanjye mubona gutyo mba mbona atanuzuye no kwishuri mama yarambwiye ngo nindamukanyobye nk'inzira inkura kwishuri cyangwa yibagirwa nimero ze cyangwa aderese nkabyibagirwa usinzirirwa ingaruka mu rugo n'ubundi sinkenewe mama wanjye yasinze cyane abambwira ngo njye nawe twakabaye twarapfuye nibyo byari kuba byiza mama wanjye ndamwanga pe aranabyibushye kubera ko ajya nankubita mama wanjye ariko weho bogari wumve ariko weho ni weho mubi cyane kurusha na mama ariko weho ntago nakwanga umwana yanga mama we kuko weho ndamutse nkwanze ubwo nta kintu kiri muri iyi si nazigera nsigara nacyo gukunda niyo mpamvu we ntakwanga weho si ingingo z'indani mu mubiri w'abantu bakazigurisha buriya hari umuntu uri kwa muganga yabuze umuntu urupyiko yabuze umwijima hari abantu rero bagushimuta bakakwica umwijima polisi rwose irabona nta biyobyabwenge acuruza we yigurira nyine ibintu haracyari amaraso mu mitsi ye uzi icyo bisobanura uriya mugore wapfuye ni mama wa kakana yanywaga ibiyobyabwenge yitwa Ana. Yes, hi guys, uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe by'umwihariko uburyo ki dushobora gukora thumbnail kuri YouTube. Ikindi kandi muri kiganiro ndibuze kuza kukwereka ibanga aba creator content cyase abantu bakoresha YouTube bakoresha kugira ngo video y'umuntu usange yarebwe, usange urafunguye hose usibona, urafunguye hose uyibona. Rero nibyo tugiye kugenda turebera hamwe. Mu kujya kuyikora turuze kuza kwifashisha by'umwihariko application bita InShot. Ingi niyo turuze kuza kuba n'ubundi twakifashisha. Rero reka dutekereze nk'iyo tugiye gukora. Reka wenda tujye muri Google. Zano muri Google. Noneho wagera muri Google propose ariko ntaribi ubwo reka turebe nk'amafoto yandi, turebe nk'amafoto Scovia, kadukoresha umutesi Scovia, tukandikamo umutesi Scovia kugira ngo ubone amafoto ye neza. Uhita ukanda hano handitse image, ubwo rero tuhakanda ubona ko harimo amafoto agiye atandukanye, hari iyi
ubona ko amafoto arimo ni menshi yiwe kabisa, hano afite amafoto menshi cyane. So rero natwe reka mfate nk'iyi ngiyi, nako ikosa rero abantu bakunda gukora aribyo nababwiye ati kuri YouTube hari ikosa abantu bakunda gukora. Urabona ko iyi video, iyi foto ntabwo igaragara. Ifoto rero itagaragara ukayihatiriza guhita uyidownloadinga, hano hantu birangira uhiye, birangira rwose uhiye. Ubwo rero biradusaba ko dushaka indi foto ishobora kuba igaragara. Dufate nk'iyi, ndakamanza nsubira inyuma mbereka aho nyivanye. Ubona ko hano iyi foto twashyizemo yanze, tugiye noneho gukoresha iyi ngiyi. Tuyikandeho then dutegereze. Urabona ko iyi foto ye ni fresh, iyi foto ye rwose ni sawa cyane. Ubwo rero kanda ukagumishaho, tukanda hano handitse download, ategereza. Nako yarangiye. Ushobora gutekereza undi muntu ushobora kumuhuza nawe. Reka tuze gukora ifoto igaragara ko wenda we na Nzovu. Twandikamo dukoresha wenda X large kuko niho akunda gukorera yaba Nzovu. Nk'ibisanzwe image irayitezamo. Urabona ko hano harimo amafoto menshi. Hano turashaka kuza gukoresha ifoto yande, ifoto ya Nzovu. Tukanda ku kiganiro, ubona ko iyi ngiyi dushobora kuza kuyikenera. Ni kwa kundi urakanda ugumisheho, uhita downloadinga. Ubwo urabona ko iyo ukomeje hano munsi ugenda ubona ibindi biganiro nyine bagiye bakora, ku buryo ushobora kubyifashisha bikagufasha kugenda ureba ibindi byose. Kugera ugakanda ku kiganiro cyabo, wabona kitakubereye cyiza ukacyihorera. Nako bya Nzovu ntabwo ari byinshi cyane, ushobora guhita ugaruka hano hejuru ukagenda ureba. Nako ugenda wimuka. Mfatiye downloadings. Urabona ko hano dushobora kuza nibura kuba twakatamo, dukatiye dushobora kuza gukatiramo hano gutya. Igipande kimwe kikajya hano kwa Nzovu, ubwo igipande kimwe cyaba kiri aha, ikindi kikaba kiri hano, sibyo? Ariko urabona ko nka guno, ubona kano gaparti gutya, Nzovu twamukata akavamo. Iki turakivivuye. Turakivivuye. Ubwo rero turadownloadinga iyi foto. Ubona nyidownloadinze kabiri, nene downloadinze bwa mbere. Ukabikora. Kongera hano, ukagaruka. Kimwe ushobora guhita tukadufatanya. Ubona ko nk'iyi foto reka turebe ko iza neza, nuko ije nabi. Iza kuza kuba ije neza twari gukata bigakunda. Urabona ko twari gufata gutya, gukata hano bihita byoroha ko baba batandukanye. Sasa rero reka turekere n'aya ngaya birabaye. Dushobora no kubika iyi ngiyi igihe, kuko nayo muri edit dushobora kuyikenera. Edit iyo uri kuyikora wibanda kuri ifite ama reaction. Nuko iyi ngiyi ishobora kuba iri gusa nabi. Turebe, ni ya foto yatunaniye.
turebe hano nayo ntigaragara neza, turebe iyi iragaragara fresh kandi ukagumisha urabona ko ari ya MIE Irene Murinda habi. Tuhita tubivamo nako tumaze kuva hahandi. Ningisha ababwiye urabona ko twamaze kugaruka inyuma muri ya ma application, nako hano hagiye hari ama application menshi twebwe turakoresha iyo turi buze kuza kuba twakenera, sibyo ko turakoresha miyi, izindi ntago zituraba, izindi zose ntago zitureba, turacishamo imikato. Natwe turasigarana iyi yonyine, tuyikandeho. Ubona hano hari kangerageze nsobanure, hari option eshatu, ibyo iya mbere ni iyi, iya kabiri ni iyi, iya gatatu ni iyi. Kaduhere kuri iya mbere tuyisobanure. Iyi ngiyi naho tuba tugiye gukora video. Aha tuba tugiye gukora iki? Tugiye gukora video. Aha rero naho dutunganyiriza video, kugenda ukayiditinga ukayihuzahuza, nicyo dukoresha. Naho tujye kuri iyi parti ya kabiri ariyo yiyi. Aha ni uburyo ki dukora amafoto, hano dukora amafoto yonyine, sibyo? Aya ngaya aba ari amafoto. Naho tujye ku ya gatatu, iyi nayo aba ari amafoto ariko afite umwihariko, aba ari amafoto afite umwihariko, amafoto afite umwihariko. Noneho twe turaza kwizera ahangaha, aha niho twe dushaka twese, nako mwese muri kwireba hano ahangaha rwose, ku masurinye cyane bitazabacanga. Aha niho tugiye kwifashisha. Then tugiye gukanda hano kano ko hagati, sibyo? Aka turagakandaho. Ubona ko mfitemo amafoto arenga 282. Ubwo ni draft mba narakoze, kuzibona dore ngizi. Aho ukabona ko hano mfite draft, hano kari sawa cyane. So tukanda hano muri new, dukanda muri new mafite amafoto agiye agize gute atandukanye. Twe turakanda kuri download, sibyo? Turakanda hano kuri download. Rero dukeneye ifoto ya Mutesi ngiyi. Mutesi hano aragaragara fresh. None hano dufite masobanure tuno tuntu. Ubona ko hano dufite uduce tugiye
dutandukanye. Hano dufitemo kano gace, tukagiramo aka gace, aka twinshi ni twinshi. Tukaba tugiye gukoresha agace k'ingenzi karimo hano. Tugiye gukoresha kano. Aka rero ni akadufasha gukuramo iki? Gukuramo background y'umuntu. Ubwo tugiye gukuramo background ya Scovia kugira ngo tuze kweditinga ifoto yacu imeze neza. Urabona ko rero hano ibintu bimeze bien. Ngaha tuhakanda. Dusigaranye Scovia wenyine. Rero ikindi ukora uhita wemeza kuri kano kantu. Ugahita wemeza hano hejuru. So rero nuko twamaze kwemeza ifoto ya Scovia. Twabisoje. Rero tugiye kugaruka mu mafoto yacu dukore n'iyande niyo nzovu tunyuze aha ngaha. Turahagaruka tureba nzovu hano, nawe ubwo tugiye guhita dukanda kuri ka kaboro twabonye. Naho tugiye gukanda. Urabona ko bahise bose bavamo, yaba Hizi Venusti ariwe Nzovu na Gasore Pacifique ariwe Nyakamwana. Then twemeze kuri aka kantu. Ubwo tuba tugiye muri process yo gusevinga. Then tukande hano. Bakamamaza. Nabanza bakamamaza. Nuko bisa bivamo tuba dukanda hano. Nuko bigenda bigorana. Tugiye gukanda hano. Uri kuhabona aho. Ukanda hano. Nako kari kugenda kikaraga. Uko ifoto ngiyi twayisevinze. Ugasubira inyuma. Urabumva ushaka gusa gukenera iyi foto. Uhita wumva uri buyikenere. Uhita wemeza hano. Uhita wemeza hano. Wumva utari buyikenere ukemeza hano. Twe ntabwo twongera kuyikenera. Emeza. Noneho ugahita ugafata ya foto n'iyi ngiyi. Utayikenera ariko urayizana gutyo. Uretse ko uyishekinze gutyo ubona hazamo ikintu. Uhita uyikuramo. Kanda hano kuri kaveri ugakanda. Itegeko rya YouTube ni iri. Thumbnail ikoreshwa muri iyi size. Ubwo ni size ya kangahe? Ni size ya
16 ku icyenda, 16 ku icyenda. Noneho tugiye kuzana ya mafoto kujya kuyazanira unyura he? Unyura he? Unyura mo hano. Aha. Tuhakande tuzane Scovia. Tugiye kumukesha. Turakanda hano handitse filiti. Gende wongera bitewe n'uko ubyumva. Tarabe. Kurongereza n'iya foto nanone yindi yabo inzovu. Nawe uze wenda ubatekemo gutya. Nuko ya foto turayirangije, tugiye gushyiraho noneho uturingashyo dushobora gukurura abantu. Twandikeho ngo wenda inzovu, ahuye na Scovia. Agenda usigamo space. Tuza ugashyira mu ka enkurera. Urabonye nako hano iby'ingenzi bisa nkaho byamaze gutungana. Ikindi usigaje gushyiraho muri fureshi ziva hehe? Ziva hano cyangwa aha. Dushyireho nk'iyi. Gutya dushyiramo akantu k'umutima gutya ko bakundana. Twakunze uba ari umuntu usetse ukagenda ushyiramo sitikazi. Shyira hano, akandi hano, akandi hano, akandi hano. Hano rero thumbnail tuba tuyisoje.
isigaye ni ukuyisevinga tunyuze, ubwo turanyura hehe gusevinga, ni hano, aha handitse export, ngiye kuyisevinga, then urabona ko sevingi irangiye. Sevingi irangiye dusubira inyuma, ngiyi rero ako ibyacu turabirangije. Washaka tujya mu mafoto yawe, muri my photo ugahita ujyamo ibyo twakoraga rero ushobora no kubikoresha iyi telefone ya makeya, koresha iyi telefone rwose ya makeya, nako turebe ko imeze. Kuramo batiri, kuyibona nuko iyi batiri iba ari original, kugira ngo umenye ko batiri rero ari original, urebera hano uko imeze, ukabona ko ifite voltage 3.7 V. Iyi V ibisobanuye iki? Voltage, tukagira capacity ampere 1150. Utundi tugambo tuba turi hano rero abantu batajya bitaho, ni ukuvuga ngo usikanye iyi batiri hano bahita baguha diteri zayo zose z'ukuri. Urabona ko tuyifite hano noneho ko yabayikoze, dore ni hano babirebera. Gato urabona ko yakozwe n'Abashinwa, izi zikorwa n'uwo bita Sheng Hong, niwe ukora izi boro. Nuko rero nayo boro aba ari sawa cyane kugenda ubimenya, ubona ko buriya nubwo abantu batabizi, izi telefone nazo ziba zifite icyo bita serial number, dore yitwa K2171. Iyi ngiyi rero yaka nta na batiri irimo. Batiri urabona ko irimo, reka nyikuremo. Katuyatse turebe ko yaka nta batiri irimo.
ubona ko ihise yaka. Nuko ni tekinolojiya. Nuko nubwo twabona ko hari ibintu twabonye hano, urabona ko hano hari kode y'iyi telefone. Iyi kode nayo iri handi inyuma twabonye. Noneho kugira ngo ubone ko telefone yawe ari orijinali, ni uko iyi kode iba ihura n'iyi hariya mo imbere, hano mo imbere, na batiri. Ubundi iyo bakuzaniye batiri yayo baguranye, nabyo kuri iyi batiri biba biriho. Niho wumva bavuga icyo bita batiri za orijinali. Turebere hamwe akandi kantu ka nyuma dusoza, nako nka hano ureba ibyo nababwiraga. Iyi nayo ni made in China, Shinwa. Ni fast charger, ariko nanone hano baba bagira gute babeshya, kuko hano bakubwira uko bihagaze, uko imeze. Nuko ifite modire A5880 poti yayo. Niyo mpamvu iyi ngiyi ushobora kujya kwinjiza ino telefone igahita yihuta cyane, sibyo? Rero uburyo bwiza igiye kubisetinga bino byose, ubanza ukareba telefone ko yawe nta kibazo ifite, ugacurika ugashyiramo batiri, no ku batiri hano tugahita mbibereke. Nuko aya menyo uba ugomba kureba ko ari kureba neza ku murongo. Amenyo ya hano, reba hano harimo amenyo atatu, nayo agomba kuba ari amenyo atatu. Urabonye ko iyi batiri ari iyi telefone, urabona ko nayo ni kegiteri. Dushyiramo gutya mbere yo gucana hano, oya, urabanza ugashyiraho urugi. Tegereza iminota 2, reka tuyitegereze, cyangwa umwe. Tegereze. Umunota ugiye gushira.
urabona ko ya minota irashize ubundi ukabona wakatsa telefone yawe. Reba ko igiye kwaka byose. Reba kano gasetingi rero, nuko iyi telefone igira setingi nyinshi, nuko hari setingi nyinshi cyane, urabona ko hari iyi genda umanuka, turashaka guhita tuyizimira, kanda kuri power off, ushaka kubura wego, bashaka guhita uyizimya, barakubaza then ugahita wemeza uti yego. Hano iba ibaye. So rero mukomeze mugire byiza, Imana ibane namwe mwese.